turibuka jenoside yakorewe abatutsi amahanga areberera ingabo z'abanyamahanga zari mu Rwanda aho kubarinda zirabahunga barabizeye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba bishe urupfu rubi rw'agashinyaguro nimuzazima tukiri bazima barabizeye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba bishe urupfu rubi rw'agashinyaguro nimuzazima tukiri bazima. On 12 January 94, the UN announced the preparation of the genocide in Rwanda. The French ambassador and the Belgian intelligence services, they gave informations of the preparation of the genocide in Rwanda. Barabizeye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba bishe urupfu rubi rw'agashinyaguro nimuzazima tukiri bazima barabizeye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba bishe urupfu rubi rw'agashinyaguro nimuzazima tukiri bazima. Tant que nous serons vivants, nous n'oublierons jamais, jamais la décision prise par l'ONU d'abandonner les Tutsis qui s'étaient réfugiés à l'étau Kicukiro. Ils se sont tous massacrés à Nyanza Kicukiro. Barabizeye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba bishe urupfu rubi rw'agashinyaguro nimuzazima tukiri bazima barabizeye babahungiraho babasize bonyine barabatsemba bishe urupfu rubi rw'agashinyaguro nimuzazima tukiri bazima.